amfitiye byinshi mu kiganza cyiwe, harimo ibyiza gusa bitunezereza umutima. Birashoboka yuko wari ufite ikintu kikubabaje, wari ufite ikintu kiri gutuma wumva umutima wawe utanezerewe, ariko nagira ngo nkubwire ngo ngwino kwa Yesu, muhe imitwaro yawe. Yesu niwe wenyine gusa ushoboye kuba yagukuraho ubukene. Yesu niwe wenyine gusa ushoboye kuba yagukuraho uburwayi. Yesu niwe wenyine gusa ushobora kuba yagukura mu bushomeri. Yesu niwe wenyine gusa ushoboye kuba yagukura mu bukode. Yesu niwe wenyine gusa ushoboye kuba yagukuraho ibikuremereye n'ibikugoye. Bakunzi b'umurage w'abera, turashuje mu izina rya Yesu Kristo, tubifurije amahoro y'Imana. Aha turi ni hafi y'urusengero rwitwa umurage w'abera, rukorera i Kagugu, aho bita kuri Alarome Ministry. Turabakangura kuza kwitabira ijambo ry'Imana, kubera ko ni urusengero rwuzuyemo umwuka w'Imana. Imana ibamugisha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ni ugutega Kagugu ukavira, ni hafi yo kwa padiri. Kuhagira ni ibintu byoroshye cyane, kuwa gatatu hari amasengesho, kandi amasengesho aba ameze neza cyane, ayobowe n'umukozi w'Imana Bishop Xavier. Imana arebaho umugisha, ibitangaza birakoreka, abarwayi barakira, umuntu arahagera arwaye agataha asimbagurika, n'abadayimoni barahunga. Mu yandi magambo, abantu bashaka gusengerwa kandi ku byifuzo byo nabyo barebaho, kandi bari mu mwuka w'Imana nta gushidikanya. Imana ibaho umugisha rero. Aha turi mu busitani bw'urwo rusengero, aho ngaho ruri. Kuwa gatatu barasenga kuva saa 9 kugera saa 1. Karibu. Ariko kandi tubibutse ko ni mukererwa muzaburaho mwicara, birabasaba kuzinduka kugira ngo mutabura aho mwicara. Kuwa gatandatu naho haba amasengesho yo kwirirwamo kuva saa 3 kugeza nimugoroba. Mwihute cyane, muzinduke muze mwakire ijambo ry'Imana, mwumve n'icyo Uwiteka Imana abagambiriraho. Imana ibaho umugisha. Turahangaha rero twazanye umukozi w'Imana kugira ngo atambutse ubutumwa bwiza, kandi murabona ko akeye, yambaye neza, arasana neza, araberewe rwose, ariho mwuka w'Imana, ariho mpwemu yera. Imana igumugisha mu izina rya Yesu. Ibwira baguteza amatwi amazina yawe naho waturutse. Murakoze. Nitwa Muhimpundu Oda, ndi umumama w'umugabo umwe n'ababebe 3, naturutse Kimironko. Undi Imana nabo yaremye, ibindi byose Imana iduhana umugisha. Imana igumugisha. Muhimpundu, Imana igumugisha. Tugiye kwakira kugira ngo utambutse icyo wageneye abakunzi b'umurage w'abera. Ni ubuhanuzi, ni ijambo ry'Imana, cyangwa se imisaje Imana yaguhaye? Sobanura guteza amatwi. Ijambo ry'Imana ririmo ubuhanuzi, uburyo tugomba kuba twasenga tukagera ku birenge by'abatubanjirije. Imana igumugisha rero, reka tugusabe usenga Imana, ukomeze n'icyo Imana yaguhaye. Imana igumugisha. Murakoze. Imana nziza, Imana y'urukundo, Imana y'impuhwe nyinshi, duciye bugufi cyane aya masaha, tuje imbere y'ubwiza bwawe. Uratuzi twebwe kurusha ukuntu twakwimenya. Ibyo ngiye gutambutsa ntago nabishobora kubisobanura, nabo ntibashobora kubyumva, ariko nsabye Mwuka Wera umuduhe, abashe kuba yabasha kutwumvisha ndetse no kudusobanurira ibyo tugiye kwiga. Ntibice mu gutwi ngo bihinguke mu kundi, ahubwo bitubere impamba n'urwego tuzuriraho tujya i Kanani. Turagushimye uyu mwanya mwiza uduhaye. Izina ryawe rigume riganze kuba kuzi ndetse n'abatarakumenya, kugira ngo babashe kukumenya.
amen. Ndabashuhuje abapapa, abamama, abasore n'inkumi, urubyiruko mu gihugu cyacu ndetse n'ibindi bihugu bidukikije. Ndabashuhuje mu ndamukanyo y'umwami Yesu Kristo. Imana niganze. Nk'uko nari mbibabwiye, nitwa Muhimpundu Oda. Nkunda Imana n'abo yaremye, ibindi byose Imana igenda iduhana umugisha. Ahari kurira byararira umuntu, nyamara mu gitondo impundu zikavuga. Ahari ibibazo byaherana umuntu, nyamara mu gitondo impundu zikavuga. Ngwino, 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 ngwino kwa Yesu, zana imitwaro yawe uyimukoreze. Ngwino, 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 usange Yesu, mubwire ibikugoye, zana imitwaro yawe uyimukoreze. Amfitiye byinshi mu kiganza cyiwe, harimo ibyiza gusa binezeza umutima. Bavandimwe beza, Umuririmbyi yaravuze ngo amfitiye byinshi mu kiganza cyiwe, harimo ibyiza gusa binezeza umutima. Uyu muririmbyi ni ubuhanuzi yari arimo atanga. Iyo turi kuririmba birashoboka ko utakumva injyana, uramutse wumvise injyana ukumva ijwi wakumva ritanogeye amatwi yawe, ariko iyo ufashe umwanya ukumva amagambo arimo, bibasha gutuma hari aho bigukura, bikabasha gutuma hari n'aho bigushyira. Amfitiye byinshi mu kiganza cyiwe, harimo ibyiza gusa bitunezereza umutima. Birashoboka yuko wari ufite ikintu kikubabaje, wari ufite ikintu kiri gutuma wumva umutima wawe utanezerewe, ariko nagira ngo nkubwire ngo ngwino kwa Yesu, muhe imitwaro yawe. Yesu niwe wenyine gusa ushoboye kuba yagukuraho ubukene. Yesu niwe wenyine gusa ushoboye kuba yagukuraho uburwayi. Yesu niwe wenyine gusa ushobora kuba yagukura mu bushomeri. Yesu niwe wenyine gusa ushoboye kuba yagukura mu bukode. Yesu niwe wenyine gusa ushoboye kuba yagukuraho ibikuremereye n'ibikugoye. Niyo mpamvu uyu muririmbyi yatubanjirije agasanga nta handi hantu, nta yindi nzira, nta yindi nama yari kuduha usibye kutubwira ngo ngwino. Ngwino mu papa, ngwino mu mama, ngwino kwa Yesu, zana ibikuremereye, zana ibikugoye, bizane byose ubimuharire. Uyu muntu yaritegereje asanga imiryango hari ibyo itagishobora. Uyu muntu yaritegereje asanga inshuti hari ibyo zitajya zishobora. Uyu muntu yaritegereje asanga abavandimwe hari ibyo batajya bashobora, cyangwa se banabikora bagakoraho ibice ariko ntibirangire byose. Niyo mpamvu yagize ishyaka n'inyota byo kwereka inzira twebwe turiho ubu ngubu, yo kutubwira ngo ngwino, ngwino kwa Yesu, ngwino umubwire byose, ngwino umubwire ibikuremereye, ngwino umubwire ibikugoye, imitwaro yawe yose maze uyimukoreze. Ndi muririmbyi aravuga ngo ndabizi ko wakora ibirengeje ibyo ngusaba, niyo mpamvu umutima wanjye udahagaze. Biragusaba kugirira icyizere Imana,
ugatekereza bya bindi yakoze mu gihe cyashize, nibyo biri buguha imbaraga zo gutekereza ko n'ibyo wicayemo ariyo yonyine gusa iri bubishobore, n'ibyo wicayemo ko ariyo yonyine gusa iri bubirangize. Niyo mpamvu ijambo ritubwira ngo ndabizi Imana ko wakora. Tugira isengesho ryo gutitiriza, dutitiriza Imana. Tujya duhura n'ikibazo tugatitiriza umuntu. Uko dutitiriza umuntu, ndagusabye dutitiriza Imana. Mupapa, mumama, musore n'inkumi, dutitiriza Imana. Ibyo wowe utekereza yuko bikomeye, ku Mana biroroshye. Birashoboka ko waba uturanye n'umuturanyi ufite ikibazo. Wowe udafite ikibazo, musengere. Fata umwanya usengere cya kibazo cya wa muturanyi. Birashoboka ko ari umuvandimwe ufite ikibazo. Fata umwanya wawe usengere cya kibazo cy'umuvandimwe afite. Kubera yuko iyo umuntu afite ikibazo aba yumva atari bushobore kuzamura isengesho ngo rigende. Ariko wowe udafite ikibazo, iyo ufashe umwanya ukamutitiririza Imana, ukazamura isengesho, cyangwa se ukamwegera ukamubwira ngo nshingiye ku kibazo ufite nta handi kiri bukemukire, ngwino dusenge. Icyo gihe uzaba umubereye inshuti y'ukuri, uzaba umubereye inshuti y'umumaro, uzaba umubereye inshuti imusunitse mu bundi buzima, kubera ko Yesu niwe wenyine ushoboye ikintu icyo ari cyo cyose duhura nacyo muri ubu buzima. Tugiye gusoma ijambo dusanga muri Nehemiya. Uku nguku twarimo tubona ko umuntu ashobora gutitiririza mugenzi we ufite ikibazo, akagenda akaririra Imana, ikaza ikamutabara. Turebe ku batubanjirije, kuko iyo twinjiye muri Bibiliya dusanga ko ibi biri kutubaho twebwe ubu ngubu, n'ubundi byabaye kubabayeho mbere yacu yuko natwe tubaho. Niyo mpamvu Imana yaduhaye Yesu, kugira ngo wa muntu nagira ikibazo adafite amafaranga, adafite inuma, adafite intama. Murabizi ko kera ibyo bintu ari byo byakoraga, ariko aho Yesu yaziye ntabwo ibyo bitambo byongeye kuba byabaho. Duhamagara Yesu akatukorera ubuvugizi ku Mana, hanyuma Imana ikaturengera. Tugende kwa Nehemiya, igice ni icya mbere, umurongo wa mbere. Amagambo Nehemiya mwene Hakimu, mu kwezi kwitwa Kesitiya, mu mwaka wa 20, ubwo nari ubwami Ishani. Hanani uwo muri bene data yaraje azanye n'abagabo bavuye i Buyuda, mbabaza inkuru z'Abayuda barokotse, abari barasigaye batanganywe n'imbohe, mbaza n'inkuru z'i Yerusalemu. 3, barambwira bati abari batagiye mu twange bagasigara mu gihugu cy'Ubuyuda bagize amakuba menshi, baratukwa, kandi inkike z'i Yerusalemu zarasenyutse n'amarembo yaho yarahiye. Iyo ni inkuru bari bazaniye Nehemiya, bamubwira uburyo ubwoko bwabo buhuye n'ibibazo byo gutukwa, byo kugeragezwa, byo gutotezwa. Yeremiya ntago yabyumvise ngo aceceke. Muvandi, muri iyi minsi birashoboka ko uri kumva ikibazo cya mugenzi wawe ugaceceka, ariko tugiye kusanga tutagomba guceceka, ahubwo ikibazo wumvise kuri mugenzi wawe ukaba wagisengera. Gusenga kwa Nehemiya. Maze kumva izo nkuru ndicara ndarira, mara iminsi mbabaye, niyiriza ubusa nsengera imbere y'Imana. 5, ndakwinginze Uwiteka Mana nyir'ijuru, Mana nkuru itera ubwoba,
ikomereza isezerano n'imbabazi abayikunda bakitondera amategeko yayo. None tegera ugutwi kwawe kumva n'amaso yawe, urebe wumve gusenga umugaragu wawe nsengera imbere yawe muri iyi minsi ku manywa na nijoro, nsabira abagaragu bawe b'i Yerusalemu, natura ibyaha Abayisirayeli twagukoreye. Ni koko njyewe n'inzu ya data twagucumuyeho. Amen. Nehemiya yagize ishyaka ryiza. Bari baje kumubwira ikibazo bagenzi be bagize. Arangije afata umwanya aho kugira ngo nawe abikwirakwize abijyana mu gasozi, afata umwanya arasenga, afata igihe cy'amasengesho, abwira Imana ngo Mana ndakwinginze wumve ijwi ryanjye, ntakira buriya bwoko kugira ngo uburenganure ubukure mu makuba. Natwe muri iyi minsi birashoboka kuririmba muri korari, ariko hakaba hari umuntu ufite ikigeragezo runaka. Fata umwanya umusengere. Birashoboka ko uri umuvugabutumwa, ariko hakaba hari umuvugabutumwa mugenzi wawe ufite ikibazo runaka. Fata umwanya wawe, ufate amasengesho, umwingingire. Ndabizi neza ko Imana izumva icyo kintu uri gusengera uwo muntu. Fata umwanya nimba ari umuturanyi ufite ikibazo runaka, fata amasengesho, umwingingire. Imana iramurengera kandi iri bumwumve. Birashoboka ko ari umuntu w'inshuti yawe ariko afite ikibazo cy'urubyaro, kandi we yenda ntanazi gusenga, ariko icyatumye Imana imuhuza nawe wowe uzi gusenga byari ukugira ngo umwinjize mu buzima bwo kwiga gusenga. Mwigishe gusenga, umwigishe nuko ari butitirize Imana kandi izabumva ibarengere. Tubonye neza yuko abatubanjirije bagiraga ishyaka bakababazwa n'ikibazo undi muntu yagize. Natwe nicyo turi gusabwa muri iyi minsi, kugira ngo ubabazwe n'ikibazo mugenzi wawe yahuye nacyo, kugira ngo ubabazwe n'ikibazo kiri kubabaza mugenzi wawe. Iyo niyo nzira nziza, iyo niyo nzira izatubatura, iyo niyo nzira y'urukundo, iyo niyo nzira izatubashisha kugera mu bwami bwo mu ijuru. Murakoze. Tugiye gusenga. Birashoboka yuko ufite ikibazo cy'uburwayi, ufite ikibazo cy'ubukene, ufite ikibazo cy'ubushomeri, ufite ikibazo cyo kubura amahoro mu mutima, ufite ikibazo runaka. Dusenge. Mana nziza, Mana y'imbaraga, Mana y'impuhwe nyinshi, Imana y'urukundo, Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Tumaze kwiga ijambo ryiza ko tugomba kwingingira abafite ibibazo, ko tugomba kwingingira abantu twumvise amakuru yabo atari meza. Niyo mpamvu aka kanya dufashe umwanya wo kwingingira abashomeri kugira ngo bahabwe akazi nawe. Niyo mpamvu dufashe akanya ko kwingingira babuze urubyaro, kuko tuzi neza ko ari wowe utanga urubyaro. Niyo mpamvu dufashe akanya ko kwingingira abasengaga bagasubira inyuma, kuko tuzi neza yuko bagarurwa nawe. Niyo mpamvu dufashe akanya ko kwingingira abashonje, kuko tuzi neza yuko ari wowe utanga ibyo kurya. Niyo mpamvu dufashe akanya ko kwingingira abadafite imyambaro, kuko tuzi neza ko ari wowe utanga imyambaro. Niyo mpamvu dufashe akanya ko kwingingira ababuze amahoro yo mu mutima, kuko tuzi neza yuko ari wowe utanga amahoro yo mu mutima. Niyo mpamvu dufashe akanya ko kwingingira abari kubona nta nzira, abari kubona nta cyerekezo, abari kubona nta butabera.
ubutabazi kugira ngo Uwiteka batabarwe nawe. Niyo mpamvu dufashe akanya ko kwingingira abadafite shinge na rugero. Niyo mpamvu dufashe akanya ko kwingingira abatazi gusenga kandi bafite ibibazo bitandukanye. Ndabizi Uwiteka ko wumva kandi ndabizi kukora, ndabizi kunyuza inzira aho zitari, ndabizi kuca imanza zitabera. Aka kanya hari abafite imanza zimaze igihe kinini cyangwa igihe gitoya, ariko mfashe umwanya wo kubingingira kugira ngo imanza zabo zikemurwe nawe. Hari ababuze ijambo, hari ababona nta cyerekezo cy'ubuzima. Niyo mpamvu mfashe akanya ko kubingingira kuko nzi neza yuko ushoboye byose. Urakoze kuko uduhaye umwanya, tukweretse igihugu cyacu, tukweretse n'ibindi bihugu bidukikije, tukweretse abarwayi kwa muganga, tukweretse abari muri gereza. Uwiteka Nyiringabo, turinginze kubw'ijambo ryawe tumaze kumva. Tubonye yuko Yeremiya yingingiye ubwoko bwabo bwari bwahuye n'ibibazo, ukabatabara, ukabarengera. Icyo gihe dufite kwizera n'uyu munsi tudashidikanya kuko wari uriho kiriya gihe na n'uyu munsi ari kukiri. Urakoze Mana kubw'ubutabazi utanze. Urakoze kubazumva kino kiganiro bafite kwizera ko hari abuzahita ukiza mu nda, ko hari abuzahita ukiza amaso, ko hari abuzahita uhanagura amarira, ko hari abuzahita uhaguheka. Yewe Uwiteka ndagushimye. Yewe Papa, ariko hari abukuye ku cyavu. Ndagushimye ko hari abuhaye icyerekezo cy'ubuzima. Izina ryawe niryamamare. Amen. Imana y'umugisha umukozi w'Imana, kandi nzi neza ko ubutumwa utanze bugeze kuri benshi, kandi Imana rwose ni gushyigikire amavuta yawe. Imana ikomeze kuyagura, kandi dusaba n'abaguteze amatwi, hari abantu bifuza guhamagara, kandi ndabizi neza yuko bazaguhamagara. Hari abakeneye ko basengera, hari abakeneye ko bagira inama, cyangwa se abakeneye ko no kukugira inama nawe, kuko hari abantu babumvisha ijambo ry'Imana, bakeneye kukugira inama, abakeneye kugira inama, abakeneye gusengerwa. Turakusaba kugira ngo utange telefoni zawe, kandi tubibutsa kuri subscribe ni ukugira ngo uko tuba dushyira ikiganiro hano ku Murage wa Bera mujye muhita mukibona byihuse. Kabiri kandi gukora share ku nshuti zanyu no ku magroupe mubamo, kugira ngo ivugabutumwa rusheho kwamamara. Dushingiye ku ijambo Yesu yavuze ngo ubutumwa bwiza numara kwira isi yose nibwo imperuka izahera ko ibi. Ariko ntabwo turi kwihutisha imperuka, ahubwo ni ukugira ngo ubutumwa bwiza bugere ku bantu bose, yaba mu mahanga yose. Ubutumwa bwiza bugereyo cyane cyane kumva ururimi ducishamo izi nyigisho. Imana y'umugisha rero, ngaho tanga telefoni zawe kugira ngo bazaguhamagare. Murakoze. Ni 07 9 37 6 012. Ni 07 9 37 6 012. Imana ibamugisha ku bantu twari turi kumwe. Amahoro y'Imana abaye namwe, nakagaruka. Shalom.